niboneye n'amaso kanje byizigeye ko imana mpimbano zigomba ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri Byinshi TV. Uyu munsi wa none ndashaka ko tuvugana kuri iyi filime The Devil. The Devil ni filime irimo inyigisho nyinshi kandi zitandukanye zo muri iki gihe turimo, ndetse harimo imbaraga mbi z'umwijima. Bishatse kuvuga ko nubwo ari filime ariko natwe muri iyi si turimo imyuka mibi irazenguruka. Uyu munsi rero nashatse kuvuga kuri iyi seni igaragaza ukuntu Pasiteri Nsabi ndetse na Anti w'Abanyambo cyangwa se abanyamasengesho muri rusange bafashe umwanzuro mwiza wo kujya gusenga, bagasenga birukana imyuka mibi. Ahangaha tubonamo abantu bagiye gusenga ndetse no guhangana n'imyuka mibi, ariko bikaguma mu magambo, kubera ko nk'uyu munsi cyangwa se ahangaha bagiye bahangana na Satani, bahangana n'imyuka mibi, babona ko ifite ubushobozi kubarenza, kandi bagomba gusenga kugira ngo babone imbaraga, basaba Imana imbaraga zo kugira ngo birukane iyo myuka mibi. None ikintu kibabaje cyangwa se kugeza ubu ngubu, kuva muri episode ya 29 kugeza muri episode yasohotse uyu munsi, nta hantu na hamwe hagaragaza ko aba bakozi b'Imana bo bashyizemo imbaraga bakajya gusenga. Kandi muri izo episode zose twarebye cyangwa se muri icyo gihe gitambutse, Satani we yakomeje gukora, akora amanywa nijoro, akagenda asakaza imyuka mibi ahantu henshi hatandukanye, aho abantu babibona n'aho abandi batabibona. Bishatse kukwereka yuko ahangaha turi kugenda ku isi turimo guhangana n'imyuka mibi, wabyemera utabyemera, waba ubibona utabibona. Rero niba uri umuntu ukunda ubugingo bwe, bishatse kukwereka ko ugomba kuba maso ugasenga. Uko waba usenga kose ntago Imana yita ngo uzi gusenga cyane, oya, ahubwo wowe niba uhagurutse mu rugo senga Imana, niba ugiye hehe senga Imana, wiragize Imana, kubera yuko imyuka mibi ihora izerera. Ushobora kugenda rero ugakubitana nayo, icyo gihe waba uhombye ubugingo. Ikindi, niba tuvuze ngo reka duhangane n'iki kintu, reka dusenge, menya ko Satani we ntabwo yicaye. Satani akora amanywa nijoro, Satani akora isegonda ku isegonda. Tekereza ko Pasiteri Nsabi ndetse na Anti w'Abanyambo bagerageje gusenga, bagerageza kuvugana ko bagomba kujya gufata amasengesho y'iminsi 3 yo gusenga ngo birukane imyuka mibi, ariko icyo gihe bakimara kuhava nibwo Satani yarushijeho gukora cyane. Tekereza ko Satani yatangiye gukwirakwira mu bantu, imyuka mibi yatangiye gukwirakwira muri karitsiye, kugeza nubwo umuntu aba atemerewe gusohoka. Kandi nyamara iyo bafata umwanya bagasenga cyangwa se bakabishyiramo imbaraga, bagakomeza gusenga, bishatse kuvuga yuko baba barahanganye n'iyo myuka mibi, bigahagarara gukwirakwira mu bantu. Rero natwe turasabwa kuba maso ndetse no gusenga aho turi hose,
tutaranzitse cyangwa se ngo tuvuge ngo tuzabikora ejo. Bikora uyu munsi kubera yuko iby'ejo ntago bizi. Bikora uyu munsi usenge, wiragize Imana, wirukane imyuka mibi. Imyuka mibi tugendana nayo ahantu hose tugenda, tuba turi kumwe na Satani aba tugenda runono. Bishatse rero kukwereka yuko ugomba kuba maso ndetse ugasenga. None wowe bimeze bite? Ese uri gukora iki muri iki gihe, ndetse uri kumva wakora iki muri iki gihe umaze kumenya ko imyuka mibi izerera, kandi ukamenya yuko Satani we atajya yicara, arimo arinjira mu bantu utatekereza, arimo arinjira mu nshuti zawe utabizi, wowe ukazashiduka nawe yakugezeho. Biragusaba rero kuba maso ndetse ugasoma ijambo ry'Imana kugira